reka twongere tubasuhuze mwese abakurikiye umusomyi ya Bibiliya kuri Kurikira TV kuri tariki ya 29. Dushimira Imana ko yongeye gushima ko tugera kuri uyu munsi nawo, kuko ni by'igiciro cyane. Hari ingabo nyinshi ziba zatanzwe kugira ngo dushobore kugera ku munsi ukurikiyeho. Icyubahiro cy'Idata twese. Hanyuma kuri uyu munsi umusomyi tugiye gusoma, ariko taratangira reka nizere ko mwese muri amahoro, Imana ikomeje kubarinda kandi akomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Hanyuma umusomyi tugiye gusoma, turasoma urwandiko rwa mbere rwandikiwe abatesalonike, igice ni icya 4, tuhera ku murongo wa 13 tugeze ku wa 18. Mwami Yesu, wejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza cyo mategeko wandikishije. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Dusome. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho abasinziriye kugeza ku kuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Ayo ni amagambo yo muri Bibiliya dusomye uyu munsi. Hanyuma reka twumve icyo umusomyi yatubwiraho. Umusomyi uragira uti, ijambo bagaragaje cyane twakwita irikuru, hemo ngo bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye. Mu mpamvu zatumye Pawulo yandikira abatesalonike harimo no kubabwira ibyo kugaruka kwa Yesu n'umuzuko w'abapfuye. Bumvaga kuza k'Umwami kuri hafi, bityo bakumva hari abo azasanga bakiri bazima. Hari n'abari bararetse gukora kuko bumvaga iby'imirimo y'amaboko biri hafi gushyirwaho iherezo. Yabahamirije ko abapfuye bizeye Yesu imibiri yabo isinziriye, ariko ko ubugingo bwabo ari buzima, kandi ko igihe Yesu azaba agarutse bazazanana nawe. Abantu ntibumvaga kimwe iby'umuzuko w'abapfuye, ndetse hari abawakanaga. Nyamara uko bizagenda birasobanutse. Abakristo bazabona kuzuka ubwazaza.
kandi bazahindurwa base nawe. Noneho imirongo yo kuzirikana. Ibyo tugomba kuzirikana: ukugaruka k'umwami Yesu nta n'umwe uzakuyoberwa, amaso yose azamureba naza. Iyo twasanga muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 30 no 31, amavi yose azamupfukamira n'iminwa yose izamwita umwami. Mbese umutegereje amavuta yawe yuzuye imperezo? Icyo ni ikibazo batoje mu gusoza, ngo mbese tumutegereje amavuta yacu yuzuye imperezo? Mbese njyewe mutegereje amavuta yanjye yuzuye imperezo? Mbese umutegereje amavuta yawe yuzuye imperezo? Yesu akomeza kudushoboza ko amavuta yacu yuzuye imperezo, ko tugomba guhora twiteguye, tugahora dusenga ubudasiba, tugahora dukora imirimo yo gukiranuka, kugira ngo igihe azadutungura tutazasanga amavuta yacu, imperezo zacu zirimo ubusa cyangwa hasigayemo dukeya. Oya, reka Kristo azasange imperezo yanjye, imperezo yawe, azasange imperezo zacu zuzuye. Amen. Ibyo ni byo ngusabira. Rero reka Imana ikomeze kudufasha, dukomeze kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, imirimo yacu ikomeze ijya imbere yo gukiranuka, dukomeze dusenge ubudasiba. Amen. Hanyuma Kristo Yesu ashobora kugaruka uyu munsi cyangwa ashobora kugaruka ejo, ariko ikindi nubwo atagaruka uyu munsi cyangwa ejo, urupfu rushobora kumudusanganiza. Ni ukuvuga ngo urupfu rwo rushobora guhita rutwihutisha kuva muri uyu mubiri ngo tumusanganire. Niyo mpamvu rero dukwiye guhora twiteguye ko tutazi umunsi n'igihe. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nubwo atahita aza, urupfu rwo ruhoraho. Ejo rwatwaye abandi, ejo hashize, n'uyu munsi turi akanya n'icano hari abo rwatwaye. Burya rurimo ruraguteguza nawe, nanjye rukuneguza, kugira ngo nirungeraho ruzasange niteguye. Amen. Rero duhora amavuta yacu yuzuye imperezo atagabanyuka. Amen. Kugira ngo umunsi wacu nugera tuzagendane ibyishimo, cyangwa Yesu Kristo nagaruka azadusangana ibyishimo by'uko twe twaramwiteguye. Amen. Reka dusenge. Ariko se mbere ko dusenga, hari icyo wumva ugiye gukora kugira ngo imperezo yawe igume kuzuramo amavuta? Usuzume aho bitari bimeze neza, usabe imbabazi umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni umusomyi w'uyu munsi, iryo ryo jambo batubwiye, kandi nshimiye Imana kubwira ijambo. Nshimiye Imana ku bwanyu mwarimo murikurikira. Reka ribe ijambo ry'uyu munsi, twirwe twisuzuma turebe uko amavuta yacu angana mu mperezo. Data twese uri mu ijuru, twongeye gushima ubwo kugira neza kwawe, tagushimira ko ukomeje mwami kutwibutsa kugira ngo imperezo zacu zihore zuzuye amavuta, kugira ngo mwami tutazatungurwa no kugaruka kwawe. Kandi mwami tuzi neza yuko niyo utagaruka vuba, urupfu rwo rushobora guhita twihutisha gusanga, nk'uko bamwe na bamwe n'ubu rurimo rubazana. Rero komeza kuduhagura turi maso. Nibyo nisabira Yesu Kristo, nibyo nsabira abankurikiye,
abari nkurikiye hano muri musomyi abiri kuri TV, nibyo nsabira abera bose, ndetse ndasabira mwami n'abatarakumenya kugira ngo mwami abo nabo ubahindure. Nubwo tuzi ko hari ijambo rivuga ngo aba bamenye kera abo bawe bose bahindure, maze barushaho kwitegura kugira ngo ubwo uzaza uzasange twiteguye gusanganira Data wa twese uri mu ijuru. Urakoze rero, dusabira afite ibibazo bitandukanye ubasange babere igisubizo. Data wa twongeye kugira ngo ukomeze utorera natwe aho tuba tutakiranutse. Kandi mwami, tukimara gusemba tugushimiye byinshi uri kugenda dukora, tugushimiye intambwe uri kugenda duteza, tugushimiye mwami ibyo wadukuye mu bihe byose byatambutse kugeza tugejeje kuri saa tukiri bazima. Kandi Data twese tugushimiye n'ibyo uzadukorera mu kubaho kwacu mu gihe cyose tukiri muri iyi si. Ariko ikiruta byose tugusaba ni ukugira ngo uzasange imperero zacu zicyuzuyemo amavuta. Uyu munsi duha umugisha, uturinde imitego y'umwanzi Satani yose mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi utubere umugisha mu byo dukora byose. Mu izina ryawe ryera mbisabye nizeye Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen.